biteye agahinda birababaje cyane amagambo yavuzwe na Sadate Munyakazi ni amagambo yakomeje kugenda aca ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye aho abantu bakomeje kugenda bagaragaza ko babajwe bikomeye cyane n'aya magambo ateye agahinda kandi ateye isoni kubona umuntu w'umukire wiyemera ko atunze amamiliyaridi avuga amagambo nk'aya ngaya. Reka tubanze tugaruke kuri aya magambo nitumara kuyumva yavuzwe n'uyu muherwe w'umunyarwanda ukunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga nka X yerekana ko akunda u Rwanda ariko ibyo yakoze noneho byo biteye agahinda biteye ishavu ni mu byumva murumirwa cyane. Reka tubanze twumve Sadate Munyakazi. Ahubwo tugasigara duha akazi abanyamahanga badukikije nk'abarundi bakaza gukubura imihanda yacu, abakongomani bakajya boza amatoilette yacu kuko tuzaba twabasize kure cyane. Twebwe ari twe ba boss dufite abakozi dukoresha, simbababwiye se? So iyo myumvire mugomba kuyigira. Niba DG yatubwiye ngo 2050 tugomba kuba turi abakire, hasigaye imyaka 25, umuto yiri hano azaba afite 43. Ni mutagize u Rwanda aho ngaho muzaba muri ikibazo. Gira ngo muramwumvira rero Sadate Munyakazi n'amagambo ateye isoni, nawe nyuma yo kwicara agatekereza yasanze ko amuteye isoni. Abanyarwanda bakimara kuyumva bahise bagenda basubiza inyuma ku magambo yakomeje kugenda avugwa n'uyu muherwe w'umunyarwanda aho yagiye avuga amagambo agaragaza ubwishongozi bukomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu batandukanye nibatinye kugenda bagaragaza uburyo bagaye bikomeye cyane amagambo yavuzwe n'uyu Sadate Munyakazi. Sadate Munyakazi rero aya magambo usibye abanyarwanda batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza ko ateye isoni atarakwiye kuvugwa n'umuntu nkawe, n'abayobozi batandukanye bakaba babigarutse. Mu bayobozi babigarutseho harimo Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'u Rwanda, akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane bw'u Rwanda. Olivier Nduhungirehe akaba nawe ubwe yavuze ati si ibyo wanditse. Olivier Nduhungirehe akaba yakebuye Oswald wavuze ko Munyakazi Sadate nta kibi yavuze. Olivier Nduhungirehe nyuma yo kubona ibyavugirwa ku mbuga nkoranyambaga yarebye ibyavuzwe na Oswald Oswakim nk'uko tugiye kubigarukaho, aramukebura nawe aravuga ati ibi ntabwo ari byo. Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yagaragaje ko umunyamakuru Oswald Oswakim yakoze amabara kuba yihandagaje akagaragaza ko Munyakazi Sadate nta koza afite ubwo yavugaga ko abarundi n'abanyekongo bazajya baza gukubura no gukoropa toilette mu Rwanda muri 2050. N'ubutumwa yashyize kuri reply cyangwa gusubiza ku butumwa bwa bwanditswe na Oswald Oswakim kuri uyu wa kane tariki ya 16 Ukwakira 2025 asa n'umukebura mu buryo bukomeye. Mu magambo ya Oswald Oswakim kuri X yanditse ati ubutumwa bwa Sadate Munyakazi ko nta nabi numvisemo, abahamuteye amabuye babitewe n'iki? Urugero muri Katari byagorana kubona umwene gihugu akora iyi mirimo. Sadate yatanzeho urugero ikorwa n'abapagasi baturuka mu bihugu bikiri inyuma mu majyambere. Akibona ubwo butumwa Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yahise amusubiza atazuyaje n'uburakari bwinshi. Ni ibintu bigaragara muri aya majwi cyangwa muri izi nyandiko byonyine ushobora kubona ibintu umuntu yanditse, ushobora kubona uburyo we yari ari kwiyumva yandika ayo magambo. Yavuze ati please delete, bisobanuye ngo siba vuba. Ati ujye umenya ko uri umunyamakuru ukurikirwa na benshi. Ibyo byonyine ni ubutumwa bukomeye cyane bwagaragazaga uburakari bukomeye cyane Olivier yandikiye uyu Oswald Oswakim, bigaragaza uburyo nawe ubwe yafashe amagambo yanditswe na Sadate Munyakazi. Uretse na Olivier Nduhungirehe, mu bandi bari batanze ibitekerezo kuri ubwo butumwa bwa Oswald bushimangiza amagambo ya Sadate Munyakazi ni Fabrice Umukunzi kuri X wagaragaje ko bitari ngombwa ko Sadate avuga amazina y'ibihugu, ati komba neza. Hanyuma se buriya byari ngombwa ko
umenshoninga amazina y'ibihugu please tujye tunenga tunakosorana kuko birafasha. Nyuma y'ubutumwa yatangaje bugaruka ku baturage bo mu bihugu by'ibituranyi, Sadat Munyakazi yagaragaje ko aticuza kuri ayo magambo. Ibyo yabigarutseho mu butumwa yanditse kuri X mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Yagaragaje ko aticuza kuba yaratangaje ayo magambo. Yanditse ati iyo uri umuyobozi aho guteza imbere abo uyobora n'igihugu cyawe, ahubwo ukirirwa wigisha urwango, amacakubiri n'ubugome, uba ugaragaza abaturage bawe kuzaba abagaragu b'ibindi bihugu. Ukuntu kuri abarundi n'abanyekongo nimutava mu nzira yo kwanga u Rwanda n'abanyarwanda nk'uko mwirirwa mubitozwa, muzarangira mwoza ubwiherero munakubura imihanda yacu. Ibisibanga ni igitutsi ahubwo si igitutsi. Yavuze ngo ibisibanga si igitutsi ahubwo ni ukuri. Ayo ni amagambo yari yazindutse yandika ku munsi wa kane nyuma y'uko kuwa gatatu bwo yatangaje aya magambo. Nyuma yaho rero abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda bagaragaza Sadat nk'umwibone, bamugaragaza nk'umuntu utazi aho Afrika ishaka kugera, dore ko twese tugomba gutera imbere tutagiye muri ibi byo kwishyira hejuru ndetse no kwiremereza. Ngira ngo murabizi neza ko mu Rwanda dufite abakongomani benshi, yewe hari n'abazwi bafite n'amafaranga menshi. Hari abarundi bazwi bari mu Rwanda kandi bakunda u Rwanda, bakomeje kugenda baka ubwene gihugu kandi bafatiye runini igihugu cy'u Rwanda. Abantu rero bakomeje ko kuri Sadat Munyakazi yakoze akwiye kwicara agasaba imbabazi, kandi abantu benshi baravuga ati uyu mugabo wakoze ibi ngibi ntagakwiye. Nk'uwitwa Agapipi Gato yagize ati well said Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, rwose uyu Oswakimu ni umukomba birenge, umucinyankoro wa Sadati, ubu ninde utabona amabara yakoze. Ngira ngo rero nkuko mubyiyumvira, nyuma yaho Sadat Munyakazi nawe yagiye ku rubuga rwe rwa X asaba imbabazi abanyarwanda, agaragaza ko ibyo yakoze bitari bikwiye kandi ari ubugoryi koko, nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa n'abantu batandukanye bagiye bamukebura bakamubwira ati Sadat rwose ibintu wakoze ni ubugoryi pe. Yagize ati kubo bireba bose nshingiye ku bitekerezo byanjye bwite byumvikanishaga ko u Rwanda tuzatera imbere ku buryo mu mwaka wa 2050 imirimo yo gukubura imihanda no gusukura ubwiherero tuzayiharira abaturanyi bacu. Amenshoninga abarundi n'abakongomani. Ati nshingiye ku bitekerezo byinshi nabonye ndetse n'inama nagiriwe n'abantu banyuranye, nyuma yo kugisha inama umutima wanjye, nshingiye ko abanyarwanda twifuza kandi duharanira iterambere ryacu, ariko kandi mu iterambere ryacu tukaba turi kumwe n'abavandimwe bacu b'Abanyafrika. Niseguye kubumvise ubutumwa bwanjye bukabagiraho ingaruka, baba abanyarwanda, abarundi n'abakongomani ndetse n'abandi. Nkurikije umurongo mugari w'iterambere ry'Abanyafrika, twese nemeye ko nakoresheje imvugo idakwiriye, nerekana ko hari abavandimwe bacu bazasigara inyuma bakajya badukorera imirimo idashimishije, nkaba mbisabiye imbabazi kuwo byagizeho ingaruka wese. Nkaba nsabye kandi imbabazi umuvandimwe wese w'umunyafrika, kuko natatiye intego ngari y'ubumwe bwacu nk'Abanyafrika. Murakoze Munyakazi Sadat. Ngira ngo rero nkuko mubyiyumvira, Munyakazi Sadat nyuma yo kubona ko yakoze ibara, nyuma yo kubona ko yarengereye bijyanye n'ubutumwa yagiye ahabwa n'abanyarwanda bagiye batandukanye, abarundi ndetse n'abandi bose babona ko ibyo yavuze bijyanye n'amateka y'u Rwanda aho twavuye bitari bikwiye, ibyo byose bikanajyana, usibye n'amateka, bikanajyana n'uburyo ikibazo gishobora kuba kiri hagati ya politiki y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
akenshi usanga twavuga ko kirimo abayobozi yaba Sebarundi ushyigikira FDLR yaba Tshisekedi washyigikiye FDLR bakaba bashaka gutera u Rwanda. Mu by'ukuri abarundi nk'abarundi turabizi neza ko tubanye neza nabo, abakongomani turabizi neza ko tubanye nabo kandi mu Rwanda babayeho neza. U Rwanda rubaha ubwenegihugu, ntabwo u Rwanda rwarubona ko ikibazo ari umukongomani ngo rumuhe ubwenegihugu. Ngira ngo murabyibuka umugore w'i Rubavu Perezida Paul Kagame yahaye ubwenegihugu ubwo yari yagiye gusura akarere ka Rubavu akamubwira ibibazo bye bikarangira asabye ubwenegihugu, ndetse Perezida Paul Kagame akavuga ati uyu mugore mumuhe ubwenegihugu. N'abarundi ni benshi, dufite DJ Ira, dufite Noza, uyu Prophet Joshua, dufite benshi bakunda u Rwanda kandi bateza imbere u Rwanda. N'abari Burundi nta burenganzira uyu mugabo Sadat yari afite bwo kubatuka. Ndabashimiye cyane. Ni Pilot News TV, mukandagaruka bagezaho n'andi makuru. Mugire umunsi mwiza.